Ninde utegeka isi? Mbere y'uko isi iremwa, Imana yari yateganyije ko umuntu azayituraho, yari kuzabaho yishimye mu mahoro, umunezero, mbese ariho ubuzima yifuza, ariyo paradizo. Ubu iyi si ya none yuzuyemo agahinda, imibabaro, ibibazo, ubukene n'ibindi. Ninde utegeka iyi si? Yesu yari azi neza umutegetsi w'iyi si. Igihe kimwe Satani yamweretse ubwami bwose bwo kuri iyi si ndetse n'ikuzo ryayo. Satani yabwiye Yesu ati, ibi byose ndabiguha niwikubita imbere yanjye ukandamya. Ibyo tubisanga muri Matayo ibice 4 umurongo wa 8 kugera ku wa 9, ndetse no muri Luka ibice 4 umurongo wa 5 kugera ku wa 6. Ushobora kwibaza uti, ese iyo ubwo bwami buza kuba atari ubwa Satani, aba yarabuhaye Yesu? Oya, ubutegetsi bwose bwo muri iyi si ni ubwa Satani. Nanone ushobora kwibaza uti, bishoboka bite ko Satani yaba ari we utegeka iyi si? Ese Imana ishobora byose si we waremye isi n'ijuru? Nibyo koko Imana yo yaremye isi ndetse irema n'ijuru. Ariko Yesu yagaragaje neza ko Satani ari we mutware w'iyi si. Ibyo wabikura muri Yohana ibice 12 umurongo wa 31, ndetse n'ibice 14 umurongo wa 30, ndetse n'ibice 16 umurongo waho wa 11. Intumwa Pawulo yavuze ko Satani ari we mana y'iyi si. Biri mu Bakorinto ba kabiri ibice 4 umurongo wa 3 kugera ku wa 4. Intumwa Yohani nawe yaranditse ati,